Hari igihe bitashobokaga kuvugana n'undi muntu ku rundi ruhande rw'isi mu masegonda make. Nta WhatsApp yari ihari, nta YouTube yari ihari, nta Facebook yari ihari, nta Google yari ihari, nta ChatGPT yari ihari. Iyo washakaga amakuru wajyaga mu isomero ugashaka igitabo. Iyo washakaga kuvugana n'umuntu wo mu kindi gihugu wasabaga telefone ihenze cyane cyangwa ukandika ibaruwa igatwara iminsi cyangwa amezi. Ariko uyu munsi umuntu ashobora kuba ari i Kigali ashobora kuvugana n'undi uri muri Tokyo cyangwa New York mu kanya gato. Ni iki cyabiteye? Ninde wazanye internet? Kuki yakozwe? Ese koko hari umuntu umwe wayihimbye cyangwa ni amateka maremare abantu benshi bagizemo uruhare? Uyu munsi tugiye gukora urugendo dusubira inyuma mu mateka, tumenye ukuntu internet yavutse, uko yagiye ikura n'impamvu yahinduye ubuzima bw'abatuye isi. Iyi si inkuru y'ibihuha, ni amateka nyayo. Niba ukunda documentary zisobanura ikoranabuhanga mu kinyarwanda cyoroshye, uri ahantu heza. Iyi ni seri ya kabiri aho tuzajya twinjira mu mateka y'ikoranabuhanga, cyber security, AI n'inkuru z'ukuri zahinduye isi. Uyu munsi turavuga ku kintu dukoresha buri munsi ariko abantu bake bazi inkomoko yacyo. Ni internet. Reka dutangire. Mbere ya internet, mbere y'uko internet ibaho, isi yari itandukanye cyane niyo tuzi uyu munsi. Abantu ntibari bafite uburyo bworoshye bwo gusangira amakuru. Iyo umwarimu yashakaga ubushakashatsi, yashakaga ibitabo byinshi. Iyo umunyeshuri yashakaga igisubizo, yajyaga mu isomero. Nta buryo bwo gufungura telefoni ugahita ubona amakuru yose yo ku isi. Nta video zo kwigisha, nta email, nta social media, nta cloud, nta AI. Mudasobwa zari zihari ariko zari nini cyane, zihenze kandi zakoreshwaga n'abantu bake cyane. Cyane muri za kaminuza, ibigo by'ubushakashatsi n'igisirikare. Mudasobwa imwe ntiyashoboraga kuvugana n'indi mu buryo bworoshye. Byari nk'aho buri mudugudu wabaga uri wenyine nta muhanda ubahuza. Abahanga batangiye kwibaza ikibazo gikomeye. Ese twakora gute kugira ngo mudasobwa zitandukanye zibashe gusangira amakuru? Iki kibazo nicyo cyabaye intangiriro y'ikintu cyahinduye amateka y'isi. Intambara yahinduye ikoranabuhanga. Mu myaka y'1950 n'iy'1960, isi yari iri mu gihe cyiswe Cold War, aho ibihugu bikomeye byahanganye cyane mu bya siyanse, ikoranabuhanga n'igisirikare. Abashakashatsi batangiye gutekereza ku buryo bwatuma amakuru ashobora gukomeza kugera aho agomba kugera. Kabone niyo haba hari igice cy'umuyoboro cyaba cyangiritse. Icyo gitekerezo cyaje kuba urufatiro rw'uburyo internet ikora n'ubu. Kohereza amakuru mu dupaki duto packet dushobora kunyura mu nzira zitandukanye kugeza tugeze aho twoherejwe. Cyari igitekerezo cy'ubushakashatsi cyaje guhinduka imwe mu mpinduka zikomeye kurusha izindi mu mateka y'ikoranabuhanga. Igitekerezo cyahinduye isi. Mu mpera z'imyaka y'1960, abahanga mu bya mudasobwa bakomeje gushaka uburyo bwo guhuza mudasobwa zitandukanye. Hari ikibazo gikomeye. Buri mudasobwa yakoreshaga uburyo bwayo. Iyo mudasobwa imwe yashakaga kohereza amakuru ku yindi, akenshi ntibyashobokaga. Byari nk'uko umuntu avuga ikinyarwanda ashaka kuvugana n'undi avuga ururimi atigeze yumva. Nta rurimi bahuriyeho. Abahanga basanze hakenewe uburyo bumwe bwatuma mudasobwa zose zishobora kuvugana. Icyo gitekerezo cyaje kuba intangiriro y'ibyo twita network. Network ni uburyo butuma ibikoresho bitandukanye bishobora gusangira amakuru. Uyu munsi iyo wohereje ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa ufunguye YouTube, amakuru agenda kuri network. Ariko icyo gihe ibi byose byari bikiri inzozi. ARPANET, sekuru wa internet. Mu mwaka w'1969, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho umushinga witwa ARPANET. Uyu mushinga wari ugamije guhuza mudasobwa zo muri kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi kugira ngo zibashe gusangira amakuru vuba. Abantu benshi batekerezaga ko internet yavutse umunsi umwe. Siko byagenze. Yavutse buhoro buhoro. Ku ikubitiro, ARPANET yahuje mudasobwa nke cyane, ariko icyo cyari intambwe ikomeye. Byagaragaye ko mudasobwa ziri kure zishobora kuvugana. Ni nk'aho abaturage bo mu midugudu ibiri batari barigeze bahurira hamwe bubaka umuhanda wa mbere ubahuza. Iyo umuhanda umaze kubakwa, gutemberana n'ubucuruzi biroroha. Niko byagenze no kuri mudasobwa. Ubutumwa bwa mbere bwoherejwe. Hari inkuru ishimishije abantu benshi batazi. Ku ya 29 Ukwakira 1969, abashakashatsi bashatse kohereza ijambo rya mbere bakoresheje ARPANET. Ijambo bashakaga kohereza ryari login. Ariko ibintu ntibyagenze nk'uko babyifuzaga.
Nyuma yo kohereza inyuguti ebyiri za mbere L na O, sisitemu yahise ihagarara, mudasobwa irananirwa, bityo ubutumwa bwa mbere bwageze ku yindi mudasobwa bwari RO. Abantu benshi babifata nk'ikosa, ariko mu mateka y'ikoranabuhanga ayo nyuguti ebyiri zahindutse ikimenyetso cy'itangiriro rya interineti. Nyuma yaho ikibazo cyarakemuwe maze ubutumwa bwuzuye butangira koherezwa neza. Ni ibintu bito nk'ibi byubatse isi ya digitale tubamo uyu munsi. Interinete yatangiye gukura. Nyuma yo kubona ko ARPANET ikora neza, indi miryango n'izindi kaminuza zatangiye kuyihuza. Buri mwaka hongerwagaho mudasobwa nshya. Abashakashatsi batandukanye batangiraga gusangira amakuru mu buryo bwihuse kurusha mbere. Ibi nibyo byihutishije ubushakashatsi, uburezi n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Ariko hari ikibazo cyari gihari. Hari network nyinshi zitandukanye, ariko ntazashoboraga kuvugana hagati yazo. Byari nk'uko ibihugu byinshi byaba bifite imihanda myiza imbere mu gihugu, ariko nta mihanda ibihuza. Hakenewe ururimi rumwe rwatuma network zose zikorana. Iki kibazo nicyo kizatuma havuka ikindi gice gikomeye cyane mu mateka ya interineti. Nibwo hazavuka uburyo buzwi nka TCP/IP, aribwo bwatumye interineti iba umuyoboro umwe uhuza isi yose. Ariko se TCP/IP ni iki? Ni bande babitekereje? Kandi kuki aribwo buryo bukomeje gukoreshwa na interineti kugeza n'uyu munsi? Ibi nibyo tugiye kureba hamwe mu gice gikurikira. Ururimi rwahuje isi. Mu myaka y'1970 ikibazo cyari gihari. Network zari zimaze kuba nyinshi, ariko ikibazo cyari uko zitashoboraga kuvugana neza. Tekereza ufite telefone ishobora guhamagara gusa abantu bakoresha telefone y'ubwoko bumwe, abandi bose ni wabageragaho. Ibyo nibyo byabaga kuri network. Abahanga babonye ko hakenewe amategeko amwe yakurikizwa na buri mudasobwa. Ayo mategeko niyo yaje kwitwa TCP cyangwa se IP. TCP bivuga uburyo amakuru acibwamo uduce duto duto twitwa packets. Buri gapaki kagafata inzira yako kugeza kageze aho kagomba kujya. IP niyo ituma buri gikoresho kigira aderese yihariye, bityo amakuru akamenya aho agomba kujya. Ni nk'uko amabaruwa agira aderese y'uwagenewe. Iyo aderese itariho, ibaruwa ntiyagera aho igomba kujya. Uyu munsi buri gihe iyo ufunguye YouTube, WhatsApp cyangwa Google, aya makuru abakoresha aya mahame. Niyo mutima wa interineti. Mu 1983 umunsi wahinduye interineti. Ku itariki ya mbere Mutarama 1983 habaye ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi ukunzwe kwitwa Flag Day of the Internet. Ni umunsi network nyinshi zatangiye gukoresha TCP/IP. Ibi byatumye zitangira kuvugana nkaho zose zavugaga ururimi rumwe. Abahanga benshi bafata uyu munsi nk'intambwe ikomeye cyane mu ivuka rya interineti ya none. Kuva icyo gihe guhuza mudasobwa byarushijeho kwaguka. Kaminuza zarahujwe, ibigo by'ubushakashatsi birahuzwa. Nyuma yaho n'ibindi bigo bitangira kuyikoresha. Interineti ntiyari iki gitekerezo gusa, yari itangiye kuba umuyoboro nyawo. Isi ya interineti ariko nta website zari zihari. Hari ikintu gitangaza abantu benshi. Mu myaka ya mbere interineti yari ihari, ariko nta Google yari ihari, nta YouTube, nta Facebook, nta TikTok, nta Instagram, nta website nk'izo tuzi uyu munsi. Abantu bakoreshaga interineti mu guhanahana ubutumwa no kohereza dosiye. Byasabaga ubumenyi bwinshi, ntiyari yoroshye nk'uko imeze ubu. Abantu basanzwe ntibari kuyikoresha byoroshye. Hari hakenewe ikindi gitekerezo cyari gutuma interineti iba iy'abantu bose. Umusore wahinduye interineti burundu. Mu mwaka w'1989 umuhanga mu bya mudasobwa witwa Tim Berners-Lee yakoraga mu kigo cy'ubushakashatsi mu Busuwisi. Yabonaga ko amakuru ari menshi ariko kuyashaka bikagorana. Yaratekereje ati, ese kuki tutakora uburyo umuntu yakanda ku nyandiko imwe igahita imwereka indi ifitanye isano nayo? Aho niho havuye igitekerezo cya World Wide Web cyangwa se WWW. Yakoze uburyo bwo kubaka page z'urubuga, web page, hyperlinks ndetse na browser ya mbere. Niyo mpamvu iyo wanditse aderesi y'urubuga ukabona itangizwa na www iba ikomoka kuri icyo gitekerezo.
Ni ngombwa kumenya ko interineti si yo World Wide Web. Interineti ni umuyoboro uhuza mudasobwa. World Wide Web ni bumwe mu buryo bukoreshwa uwo muyoboro kugira ngo abantu babashe kureba website. Abantu benshi barabivanga ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Interineti itangira kugera mu baturage. Mu myaka y'igihumbi 1990, interineti yatangiye gukwira mu ngo, mu mashuri no mu bigo. Abantu batangira kugura mudasobwa zo mu rugo. Hatangira kubaho email, hatangira kubaho website nyinshi. Mu gihe gito ibigo byinshi byatangiye kubona ko interineti ishobora gukoreshwa mu bucuruzi, uburezi n'itumanaho. Isi yatangiye guhinduka ku muvuduko utari warigeze ubaho, ariko uko abantu benshi bayikoreshaga niko havukaga n'ibibazo bishya. Hari abantu batangiye kuyikoresha neza, hari n'abatangiye kuyikoresha nabi. Aho niho hagiye kuvuka virusi, hackers, malware n'ibindi bibazo bya cyber security tuzaganiraho mu bice bikurikira. Uyu munsi twamenye ko interineti itahimbwe n'umuntu umwe gusa, yubatswe n'ibitekerezo n'ubushakashatsi bw'abahanga benshi mu myaka myinshi. Twabonye uko ARPANET yabaye intangiriro yayo, uko TCP/IP yahuje network, nuko World Wide Web yatumye interineti iba iy'abantu bose. Ariko ikibazo gikurikiraho kirashimishije kurushaho. Niba interineti yaravutse gutya, ninde wabaye hackers wa mbere ku isi? Kandi niki cyamuteye gukora ibyo yakoze? Ibyo nibyo tuzasesengura muri part 2 ya Hackers File. Niba iyi documentary yakunguye ibitekerezo, kanda like, subscribe kandi uyisangize n'inshuti zawe kugira ngo nabo bige amateka nyayo y'ikoranabuhanga mu Kinyarwanda. Murakoze cyane kubana na Sibo James Tech and AI. Tuzongera guhura muri part 2.